umunsi umwe umwarimu araduhagurutsa aravuga ngo abahutu nibahaguruke. Barahaguruka, arabuzuriza, aravuga ngo abatutsi nibahaguruke, arabuzuriza, aravuga ngo n'abatwa nibahaguruke. Abatwa twiganaga n'umutwa kazumwe witwaga Nyirahabimana w'inyamagana. Njyewe nasigaye nicaye n'umukobwa witwa Jani wo kwa Fabiyani mu Rusambo, bakunda kwita Tayeri. Hanyuma umwarimu yarambajije ngo ko utahagurutse. Ntabwo njyewe ntabwo nzi icyo ndicyo, kandi koko ntabyo narinzi. Abaza na Jani nawe niko yamushubije. Aratubwira ngo nidutahe tujye kubaza ababyeyi bacu. Naratashye, ngeze mu rugo nasanze mama ari uhari, arambaza ngo kuki ugarutse. Ndamubwira ngo barambwiye ngo mumbwire ubwoko bwanjye. Mama ntacyo yanshubije. Niriwe aho ngaho, papa atashye nimugoroba arambaza ngo kuki ndize. Ndamubwira nti bambwiye ngo mumbwire ubwoko bwanjye, nabuyobewe. Papa yazunguje umutwe aranyorera, araceceka. Ariko mbere yuko tujya kuryama arambwira ngo harya bakwirukanye sha. Arambwira ngo ejo uzasubireyo, umwarimu arakuzi. Nta kindi kintu yambwiye. Bukeye nasubiye ku ishuri, umwarimu arambaza ngo ubwoko bwawe wabumenye. Ndababwira ntabyo bambwiye. Yafashe ifishi arayuzuza. Aho niho nyuma arambwira ngo genda wicare uri umututsi. Icyo gihe niho namenye ko ndi umututsi. Ibyo rero byarakomeje tubaho gutyo, ariko anyuzuriza anambwira ko ndi umututsi, nabonaga abandi banyeshuri banyitegereza. Byarakomeje rero, ariko ndagira ngo ninjire muri 90. Muri 90 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zari zitangira urugamba rwo kubohoza igihugu, twabayeho mu buzima bubi ahangaha. Muribuka ubwo data wacu Sebishyimbo yitabaga Imana, abana be harimo Gaspard amaze kugira intege nkeya, ntabwo uyu munsi yaje. N'umukobwa wa Nteri bita Christine baje gushyingura umubyeyi wabo. Ntabwo bashoboye kumushyingura neza, nta nubwo bashoje ikiriyo, kuko bashatse kwicirwa ahangaha mu Kadaho hano hepfo. Twabayeho muri ubwo buzima mbere y'uko jenoside itangira. Ntabwo twari tukiryama mu nzu ku mugoroba. Iyo umugoroba wageraga twarasohokaga, ababyeyi bacu bagasohoka bakadusohora, tugahurira mu byo bitaga imirwanyasuri cyangwa imiringoti, akaba ariho turara. Byaba saa 11:15 tugasubira mu rugo. Tubaho muri ubwo buzima kugera jenoside itangiye. Ubwo ngeze ku itariki 7. Ku itariki 7 mu gitondo isaa 9, iwacu twari duturanye, iwacu hari kwa Pimapima muri Bororidi, ariko twari duturanye na mwene data witwa Kongoridi, yari diregiteri w'amashuri yari Nyamagana, hari n'igihe yafatanyaga na ya Murehe na Kete, ayobora ibyo bigo ko ari 3. Yaje mu rugo asanga papa ahumuje inka, aramubwira ati amenye ko indege yari irimo Habyarimana yahanutse. Papa aramureba, azunguza umutwe, arangije aravuga ati noneho turabigenza gute. Nari mpagaze hafi yabo. Papa arahindukira arandeba, arambwira ngo shango jyaho nagutumye. Ariko noneho sinzi uko turi bubigenze. Naragiye, nagarutse saa 7.
z'amanywa. Ubwo nari mpavuye mu gitondo saa moya ariko nagarutse mu masaa 7. Bageze nasanze papa bamujyanye na Konkoriti. Hari abana 3 mu rugo b'abakobwa nibo nari masanze. Mukuru wanjye witwa Niseti arangaha, ntabwo nahamusanze muri ako kanya. Mushiki wanjye witwa Mariana shaka kungaburira ariko birananira. Narambutse nza hano hepfo mu Gasambo kwa data wacu witwa Radisirasi. Yari umusaza umaze kugira intege nkeya n'umukecuru we Farazi. Ambonye arambwira ati shati babatwaye, ntibabatwaye. Nasanze yabimenye. Nahagarara umwanya muto nganira na Bernardo twibaza ko turi bubigenze. Ubwo yabigeze mu masaa 9. Mpahagaze numvishe induru nyinshi ivugira hano munsi y'amashuri Nyamagana. Namanutse nihuta. Hano naho twari dutuye haciyemo agashanga cyangwa se igishanga. Manuka nihuta nsubira mu rugo. Mpageze mpagarara hanze ariko nsanga abana n'abakobwa bahari. Mpagarara hanze ku nsina iri mu rugo ndayegamira. Sinzi uko nakebutse ndebye nkwaruguru yo kwa Ndezi abahazi, mbona umurongo w'abantu benshi baza biruka ariko bambonye. Maze kubabona hafi yanjye yari hahagaze umuhungu wita Iride Burande wo kwa Sengamungu. Narirutse, Iride Burande anyiruka inyuma nawe ankurikiye. Babana ntacyo twababwiye, nta mwanya wari uhari. Narirutse ngana nko mu mucyamo, ngana nko kwa Modesti. Ngeze hafi yo kwa Modesti mu ishyamba, Iride Burande anshaho arakomeza agana nko hirya mu mucyamo w'abamana. Narahagaze ndebye mbona ntibankurikiye, ariko ntekereza abana nsize inyuma. Bahagarara akanya gato ariko numva umutima urambwiye ngo jya kureba aba bana uko bimeze. Nasubiye inyuma ngana mu rugo. Ngeze mu rugo barambonye ndiruka ariko bagira ngo ninjiye mu nzu. Binjiye mu nzu rero babaza babana ngo ndi hehe, bananshakira mu nzu. Ngeze mu rugo nahuye nabo basohoka. Ndaza kuvuga bamwe mu bari barimo uko turi kwibuka mu bari muri ibyo bitero. Imbere wa musore wasohotse bwa mbere yari Keremende wo kwa Manuel Kanwaga. Yari afite ubuhiri aravuga ngo nguyu. Narahindukiye ndiruka, tumanuka uriya musazi twari dutuyeho banyirukaho. Keremende niwe wari undi inyuma hagati yanjye n'abari barimo nka metero 6. Ariko nakebuka inyuma gato nkabona nyine ubuhira butwari hejuru. Ngeze hasi mu mubande uwitwa Karori hano muri uyu mucyamo hirya, ushobora kuba ari muri uyu mudugudu cyangwa mu duhana imbibi, ku musaza umwe bitaga Rukanura wavukanaga n'umugabo bita Ildefonsi. Afata igice kimwe cy'abo bari bari kumwe bacyamika umucyamo wo haruguru bashaka kuntanga imbere. Narababonye batambitse mbona ko bagiye kuntanga imbere, abandi bari bandi inyuma. Numvise ijwi rimvugiramo ngo ongera imbaraga byibuze ubatange muri kiriya kibingo. Hari ikibingo cyari kiri imbere cyo kwa Konkoriti. Nongereye imbaraga ndiruka koko nabatanze muri cya kibingo. Ngeze muri cya kibingo nibutse ko imbere yanjye hari agatindo gatinzwe n'ibiti by'imiraro hano bakunze kwita imigogo. Nibashije uburyo ndi buhambuke, natangiye gukora imibare y'uburyo ndi buhanyure, ariko ndi no kwiruka. Mpageze nagiye haruguru y'ako gatindo gato kuko nari mpazi, ngenda simbuka. Simbutse Kerementi we atondagira ya migogo.
ubwo nari mbashije byibuze kumusigaho umwanya. Nazamutse nko hirya yo kwa Tadeyo inyuma, ariko nari maze kuruha, nabo barushye, ariko njye nari ngifite agatege kuko nta handi mahitamo nari mfite, mva ngomba kwihangana. Nazamutse naciye ahantu hari imizinga ya Tadeyo, nabo baca kwa Venusti. Venusti ni kuba tamuzi ni se wa Nyirangeri, wa Gashamura, wa Vesa. Nge ndiruka mbatanga imbere, ndakomeza. Bageze kwa Tadeyo ku irembo barahagarara. Numva Tadeyo abizi ari hano. Barahagaze, nge ndakomeza ndiruka. Ngeze hagati yo kuba hazi hano hepfo, hagati y'urutoki rwo kwa Torojani no kwa Radisirasi. Nari ngeze ahantu hari umurima hatari intoki. Narahindukiye mbona bahagaze imbere yo kwa Tadeyo ku irembo. Uwitwa Karoli yarambonye kandi nabasize, afata ibyo yari afite mu ntoki abikubita hasi imbere ye, yifata mu mutwe, ababajwe n'uko mbacitse. Narakomeje nyamika umucyamo hepfo, nshaka kugana mu gifunzo cyari kiri hariya hepfo. Ngeze munsi yo kwa Kabagema ku bahazi, numva ku gifunzo naho hari abandi. Ndongera ndazamuka, ndakata nsubiraho nari mvuye, ndongera nsubira i Nyamagana. Narageze ninjira mu nzu, mfata ikote, ndazamuka ngana mu Bahima. Ku bahazi nagiye inyuma yo kwa Kamoso naho bita kwa Bazabera. Nicara mu misave yari hari, bwari baye nka 10:00 z'umugoroba. Nguma aho ngaho kugera mu 12:30. Bigeze 12:30 batangiye gutwika amazu. Amazu aratangira ashya ari Nyamagana, andi hano mu Gasamba aratangira arashya. Nabonye igitero kirekire kimwe gicyamika mu mucyamo kigana nko kwa Bakarisiti, ikindi kiguma hariya mu Bahima. Ku musaza bitaga Mutereri bahise bamwica uwo mwanya n'umugore. Batangira no gusenya hariya mu Bahima hose. Amazu atangira gushya ubwo. Hano hagati y'aha turi no kuri umuhanda ugana Imibirizi, abana barariraga cyane, abana batoya, abana basakuza batazi ibyo barimo nyine, batazi icyo bazira, barira baboroga ari induru. Narabumvaga ndi hari Nyamagana, ariko cyane cyane batakiraga hariya ugeze nko kwa ba Mariseli, hagati yo kwa Mariseli no kwa Ngezi. Ubwo naraye aho ngaho kugera ku itariki 8 mu gitondo. Itariki 8 mu gitondo namanutse gato ngera aho twari dutuye, basanga mukuru wanjye Aniseti. Arambwira ati tugomba kuva aha ngaha tukagenda. Ndabwira nse turajyahe? Ati duce ku Murehe. Twarazamutse tugeze imbere yo kwa Modesti. Elias yarahagaze mu rugo, yavuze mu ijambo rimwe, aravuga, ni Elias yo kwa Modesti, aravuga ngo nimwihute barimo baritegura. Elias niba ari hano ndamushimiye, byibuze kuba yaravuze iryo jambo. Twarazamutse tugera hano ku Kiliziya i Nyamagana. Tuhageze mukuru wanjye arambwira ati reka nihute, wowe zamuka hano i Nyamagana. Ubwo yavuga hari abakora imicanga. Ati ngewe nihute njye kwa Minani ku Murehe, ati mbwire Minani arebe icyo yaza kudufasha hano, kuko twari dusize abo bana tutazi aho bari. Ati ndaza kugusanga hariya mu musozi, ati dushaka uburyo duhunga. Aniseti yaragiye. Narazamutse nihuse ngeze hariya ku musozi aho bakora umucanga, basanga abana benshi b'inyakarenzo bo mu Batame Nyamagana, abana b'Abatutsi barimo birukanga, harimo abatoya batazi niyo bava niyo bagana. Ariko abakuru bari barimo barambwira ngo nubwo ugiye ngo papa wawe na Konkoridi ngo bari hariya munsi y'ishuri.
arambwira ati niho babiciye. Narahindukiye navuze ati sinkomeza, ndagaruka njya kubashaka. Ngeze nko munsi y'ishuri iryo bitaga Teriye, ahantu hari ikawa z'abanyeshuri, niho nasanze umurambo wa Konkoriti, nsanga yapfuye. Nanamuhagaze iruhande nk'iminota 5. Nagomba kuhava rero njya gushaka aho papa yarari. Ako kanya sinzi iby'Imana ikora, hahise hamanuka imvura nyinshi cyane irimo ibitonyi binini. Ndibwira ndatekereza ariko wabanza nkugamiye imvura hafi y'ishuri ku rubaraza, imvura yahita nkabona gusubira mu ishyamba. Subira inyuma ngiye nko kugama, numva mu ishyamba hepfo yanjye umuntu arahamagaye. Nkebutse mbona no witwa Burindi wo mu Badaga, arambwira ati nurenga aho ngaho bari hariya ku kiliziya barakwica. Amaze kubimbwira n'uburyo nari maze kubona umuvandimwe wanjye Konkoriti yapfuye, numvise ko ngomba gupfa. Navuye aho nihuta ngana sanugana hano ku kagari ka Rusambo ara kuri kaburimbo. Mbageze nagiye mu ikawa zari zihari, ndahaguma niho niriwe kugera nimugoroba. Umugoroba uje nihuse namanutse mu mashya, ndara muri kiriya gishanga cyo mu mashya. Hari umuntu twahuriyemo ariko sinamumenye, turahararana. Mu rukerera dusohoka tuvamo, arambwira ati dushobora gupfira hamwe, nyirukwawe nanjye nyirukwanjye, acukwe nanjye ncukwanjye. Ngiye nazamutse umuhanda wa kaburimbo wose ngera hano ku rupango hafi yo kwa Kosima, umugabo umwe wari warakoze agisida, umuhungu wa Efrem. Ndahicara, nasanze umuhungu we wari warakoze agisida yicaye ku rubaraza, nanjye mwicara iruhande. Akazuba kari katangiye kuva, numva naniwe, ndahicara tugumya tuganira. Mu minota mike uwitwaga Kongi yarahansanze, abwira uwo mugabo, aramubwira ati ese akangaka karakora icyanga? Nawe aramubwira ati ese uragira ngo abigira ati? Ariko ndakomeza ndahicara. Mu minota mike yaje Aloyizi ni umukwe wa Gaspari, ni umukwe wacu, ariko nawe akaba umututsi wa mu Bahima. Yarahansanze aturutse aho yari yishe ku Gatarama. Ahansanze ambaza amakuru, ndamubwira uko, arambwira ati nari nje niyuze ngo ngere hano menye amakuru y'iwanjye uko bimeze. Ndavuga ni wawe barahashenye nta bantu bagihari, ni kandi nurenga ahangaha hameze nabi barakwica. Arambwira ati nsubiye inyuma aho narindi, ati nawe va ahangaha. Narahavuye, numvise umutima namumbwira ngo manuka ujya kwa Torojani. Abahungu ba Torojani n'abuzukuru be ndumva baraha. Ndamanuka. Torojani nari muzi, yari inshuti ya papa, barataramanaga. Ndavuga nti ninjyayo nshobora kuhakirira. Ndamanuka, mpageze, ntarahagera ngera ku mugabo witwa Stratoni wo kwa Yuvenali. Arangaha ari no mubonza guhagurutsa kaza hano imbere. Mpageze nari nkomeje njya kwa Torojani, numva ijwi ry'umugore rirampamagaye. Nyebutse mbona n'umudamu we. Arambwira ati vayo ngwino hano wihuta. Ninjira mu rugo. Mpageze ati njira mu nzu. Ninjira mu nzu. Anyereka aho nicara. Arasohoka atangira gushaka ibyo ateka byo kunzimanira vuba vuba. Arateka, narabibonaga, aranzimanira. Stratoni ntiyari ahari hafi aho, ariko yayisaza. Aje umugore arabimubwira, mubwira ko mpari. Stratoni yaraje ansanga aho nicaye, aranganiriza, arambwira ati guma ahangaha. Ariko ndamubwira nti nubwo umbwiye ngo guma aha, wagenda ukareba bariya bene Torojani, numvaga mbafitiye icyizere. Mukagenda mukareba hariya ku mashuri Nyamagana, ni naho papa na Konkoriti bari, nimukabashyingura. Stratoni yaragiye, yaje kugaruka nko masaa 8 ambwira ko bababuze. Ubwo nagumye aho, ariko bigeze nka saa 10
umudamu we yarampamagaye arambwira ati sohoka. Ndasohoka, arambwira ati ngwino nkwereke. Ndamukurikira, anjyana inyuma y'urugo. Bari bafite urugo rwa sipure, ariko amashami yaragandaye. Sipure murazizi, yaragandaye, yararyamye hasi. Arayegura, arambwira ati jyamo hano. Asuganya ibishishwa by'ibigori byari biraho, ankikiza hafi. Ahantu yaranshize nabonye ari heza kurushaho narindi. Ubwo niriwe aho, nyuma aza kumbaza atese uri gutekereza ko hakurikira iki. Ndamubwira nti nibumara kwira njyewe ndava, nuba ndi bugende. Bwamaze kwira bigeze 2:00, mva handi narindi, ndagenda ndababwira nti ndagiye. Arasohoka we na Stratoni baramperekeza, bangeza ku irembo, barambwira ati ngaho agenda, Imana nibishaka tuzongera tubonane. Ubwo narakomeje, ngeze nk'imbere yo kwa Kosima, aho umuhanda uturuka hano ujya ku ishuri Nyamagana, n'uturuka haruguru kwa Bagakongi. Nanjye nari nturutse aho kwa Stratoni. Hari umwijima mwinshi cyane, nko mu saa 3 z'ijoro. Numvise umuntu amanuka, numva n'undi azamuka. Nanjye nari nturutse nkaha, undi aturuka aha, undi aturuka, nanjye nturutse mu rubavu. Ngiye kumva numva wari umanutse yari Dieudonné wo kwa Gakongi. Ndabivuga kugira ngo abato bari hano bagiye babyumva neza, tuvuga uko ibintu byatugendekeye. Dieudonné yaravuze ngo, numvise avuga ngo ibishyimbo. Hepfo yari haturutse umutwa witwa Gipepeyi. Gipepeyi aravuga ngo ibigori. Urumva umwe yaravuze ngo ibishyimbo, undi ngo ibigori. Mpita nikanga. Kubazi icyo bisobanuye ubwo barabyumva. Iyo yari sinye bahanaga kugira ngo bamenyane hagati yabo. Maze kubyumva, hafi aho hari ibishyimbo bishingiriye, nateye intambwe imwe ngana ibumoso, njyama hasi. Baratambuka. Bamaze gutambuka namanutse muri rya shyamba ryo kwa Gakongi, ndakomeza ngana nko mu mashyi. Ngeze hafi hariya aho umuhanda ujya ku Kabacuzuri, nasanze umurambo w'umusore. Mbona bamwishe, ariko mbona ni umusore muremure, mubona atekerezaga. Ndamuhindukiza, mbona simumenye. Ndakomeza ngana mu mashya. Ngeze mu mashya, hafi ahantu hari urupango rw'inka, niho habera agasoko ubu ngubu. Numva abantu bamwe bari muri kaburimbo, ubwo bari ku irondo. Numva abandi bari hakurya Ruyonga, hafi y'ibitovu byari bihari, hafi ya famiye imwe yo kwa Banyamushiha. Ndahaguma, ndavuga nta hantu simpava. Ninyura hano muri kaburimbo bari abantu baranyica. Ninkomeza umuhanda ugira Ruyonga, naho ntabwo ndi buhanyure. Ndara aho ngaho kugera 11:00. Iyo byageraga 11:00, babaga nk'abagiye mu rugo gakeya, bagiye kwitegura. Ibaye 11:00 narazamutse ngana Ruyonga. Numvaga ndi gutekereza ko, kubera nta makuru twabaga dufite, numvaga ndi gutekereza ko wenda ku Munyinya hashobora kuba ari hazima, kandi hari hatuye Masenge. Ndavuga ntereka njyeyo. Ngeze Ruyonga hejuru, ahitwa kwa Ntoni, yari umututsi, nsanga ahagaze hanze, arambwira ati hano uje naho ni habi. Ndebye hakurya ku Munyaho nashaka kujya, mbona abana barimo bariruka, mbona abantu barimo bariruka, abandi babiruka inyuma. Bari batangiye kwica mu gitondo. Mbona ko ntari bukomeze njya aho ngaho. Naramanutse, nambuka nyura ahantu hari urusengero rw'Abaporo i Ruyonga hafi y'Irimbi. Nahageze ari 12:00 n'indi minota. Hari haraye abana b'abakobwa, ngira ngo bari baraye basenga, barasohoka bakajya bandeba. Ndatekereza ndetse none nabaye umuzungu. Tukira abana twabonaga umuzungu tukamwitegereza. Ndavuga ndetse none nabaye umuzungu. Ndambuka nambuka ngana ku Murenge mu Gacyamu. Ngeze mu Gacyamu nahasanze
Christiana wacu Mukakarisiti. Arambwira tugeze hano ndahageze. Arambwira ati tambuka ujye hariya urahasanga Emili timube muri kumwe. Naragiye njyaho yaranyeretse mpasanga Emili koko. Emili mu muryango ndise wabo. Emili turahagumana amakuru yaho turahirirwana turakomezanya kuhaba. Twabaye mu nzu ya famiye imwe iri aho ngaho nabo ndaza kubahagurutsa. Bigeraho baje kumenya ko mpari. Babimenye bati hari umunsi navuye mu cyumba nari ndimo njya muri saro, abantu bari hanze barambona. Bambonye babivuga ku muhanda hari hafi kwa Minani mu Nterahamwe. Babaza abantu bari bambitse bati witse inkotanyi hariya mu nzu, barabahakanira. Bigeraho naho bakubita imfunguzo, aho kubita imfunguzo hasi muri kaburimbo, ati niba muzi ko mbabitse nimugende mukingure mu batware. Bumva ko ibyo babwiye ari ukuri bareka kuza. Nimugoroba baratubwiye bamenye ko muri aha ngaha mwareba muba mugiye. Twarimutse tujya kuwitwa Gitaviyani, ni famiye imwe n'ubundi. Nabo baraducumbikira. Ndi kwa Gitaviyani nibwo nabonye igitero cyaturukaga mu mashya kirimo urubyiruko rwinshi rw'abasore bitwaje intwaro bakoreshaga, baririmbaga bavuga ngo bagana mu irango mu Bahima kubica. Nahagaze ku mukingo bareba batambuka, baririmbaga bavuga ngo nta nzoka ikanga burende, nta n'inkuba ikubita burende. Barengeye mu irango. Nyuma bigeze ku mugoroba umwe yaragarutse yikoreye ingunguru, wari Inyamagana wari utuye hafi no kwa Misheri. Aca kwa Gitaviyani mu rugo. Gitaviyani aramubaza atese biti. Aravuga ati ni sawa tuvuye mu irango kandi biri kugenda. Nari ndi mu nzu ndi mu idirishya naramwumvaga naranamubonaga. Ubwo twabaye aho na Emili. Nyuma gato ariko tuza kugaruka hano Nyamagana nk'iminsi nk'ine. Twaje ari nijoro twashaka kumenya amakuru ahari ariko tugasubirayo. Hari abo twatekerezaga ko ndaba bahari tukaba twanabatwara. Twaraje twishara hafi y'aho twari dutuye. Tuhageze mu gitondo umunsi ukurikiyeho nibwo bishe data wacu wari uri hano epfo witwa Garadisirasi. Baje kumwica ari saa 9. Yarashaje, yarakuze, n'umukecuru we ntibari bakiva mu rugo, ni nabo bari bahasigaye bonyine. Babishe ndi hari hakurya Inyamagana. Nibwo natekereje nese uriya musaza n'uriya mukecuru habuze n'umuntu n'umwe nakumva navuga ngo byiza mukono, kuko nari mbazi umukecuru nta muntu atakiraga neza Farazi. Natekereje abantu bamwe bari baturanye nawe, nta n'abagiyeho byibuze numve banahavugira. Nuko tubamara iminsi aho ngaho. Bigeze ku munsi wa gatatu ubwo ninjye na Emili, hari umugabo wano mu Bamana twari twumva tumufitiye icyizere, bavuga ati reka tujyeyo tumubaza amakuru tureko yanadufungurira, twari dushonje. Uwo mugabo ni Vesa uvukana n'uwitwa Gashamura. Twagiye yari nijoro nka saa 2 turamukomangira, yari ari mu rugo n'umugore. Araza arakingura aratubona, yari atuzi twari duturanye. Turamubwira ati rero tuje hano kugira ngo utubwire amakuru, niba mwana dufungurira mudufungurire. Yabwiye umugore azana ibiryo, umugore aratugabura ariko twanga kujya mu nzu, tujya inyuma y'urugo. Atubwira amakuru, aratubwira ati rero
abantu barapfuye, bamwe arabatubwira, arongera aratubwira ati rero nta kindi nakora, kuko hano naho bashobora kuhabicira, kuko abatutsi mwaratanzwe, mugomba gupfa, niyo gahunda ihari mugashira. Ibyo yaratubwiye byari byo, twari tunabizi. Twamaze umwanya tumaze gufungura, ndamubwira ndi ninjye wabimubwiye, namubwiye nti rero Vesa, ubu turagiye, tugiye muri Kongo, ntabwo ariho twari tugiye. Twasubiye aho twari turi twihishaga, ariko umunsi ukurikiyeho turongera turahava, dusubira ku Murehe, dusubira kwa Gitaviyani, ariho badushakiye abantu batwomotse, bajya gushaka umugabo wo ku Gisagara, yitabye Imana nko mu mezi 2 ashize, niwe watwomokeje tumanukira ku Gisagara, nuko twageze muri Kongo. Nkaba ngira ngo rero abantu munyemerere, abantu nahuye nabo ku itariki 7, ku itariki 8, harimo Stratone n'umugore, batambuke baza imbere. Stratone yo kwa Venal. Stratone tambuka uzana imbere, wegera hari ako gasima, na madamu we utambuke, wakwegera hirya ako gasima hasi. Aba bantu bareke barebe haruguru, bahindukira mu kareba haruguru. Uyu mugabo rero niwe Stratoni, ni mwene Venari, uyu ni umudamu we. Aba nibo nagezeho ku itariki 8, nibo bampishiye ku munsi w'itariki 8, banshyira mu nzu, barangaburira, baza kubona ko mu nzu umutekano utizewe, banjyana mu rugo muri Cyprus, kugera saa 2 z'ijoro, basezeraho, ndakomeza. Nabahamagaye kugira ngo mbashimire imbere y'umuryango, mvukamo w'Abayego, n'imbere y'abantu bacitse ku icumu bose, n'imbere y'abantu twaturanye n'ahangaha, n'imbere y'abayobozi. Najyaga mbareba nkuva mbakiranye nkabura icyo mvuga, ariko uyu ni umwanya nafashe kugira ngo mbashimire. Mwarakoze rero, mwageze neza, ndabizirikana. Icyo gihe nari nkiri muto, narakuze, ndi umugabo, ndubatse, mfite abana. Igihe nzajya mbashimira ku mutima, nzajya mbashimira mu bushobozi nzaba mfite bwose. Ibyo nzaba mfite tuzabisangira uko bizaba biri. Umuryango wanjye n'uwanyu uzunga ubumwe, kandi Imana izabibambera n'umugisha. Hari aho muzagera Imana ibahembe. Murakoze, ndabashimiye, mutambuke musubire aho mwari mwicaye. Barimo bajya kwicara, ndagira ngo mpamagare umudamu witwa Mukagasana na musaza we witwa Kimana bo mu Gacyamo. Mukagasana yari yaje, niba na Kimana yahageze batambuka.
namwe muhagarare mureba hariya haruguru. Uyu mugabo n'uyu mudamu baravukana. Uyu mudamu yitwa Kiyimana, umugore yitwa Mukagasana, nabo mu Gacyamo hariya ku Murehe. Bari mu muryango umwe no kwa Vianney no kwa Gitaviyani. Abo basaza ntibakiriho ariko n'abasaza bari bazwi. Aba nibo nagezeho rero banshyira mu nzu yabo. Uwo Kiyimana inzu nabagamo yari iyabo, yari inzu y'abasiribateri. Aha niho abantu baje kumenya ko ndi na Emili. Bavugira hariya ku Murehe ko bagomba kutwica imbere yo kwa Minani. Hari mukuru wabo utari hano, niwe wavuze ko ntaba hari abaterera n'imfunguzo. Ariko uyu Kiyimana twarabanaga umunsi ku wundi. Uyu mudamu Mukagasana twarabanaga umunsi ku wundi. Yari akiri umukobwa, yari afite mama we wari umukecuru ushaje. Niwe wadushakiraga ifunguro. Isaa 5 yabaga yahishije. Mu buzima buciriritse bubagoye nkabibona, ariko yaratugaburiraga. Mukagasana naragushimiye, ibyo bintu mpora mbizirikana. Kiyimana twabaga turi kumwe, ntabwo iminsi nahabaye ntabwo nigeze mbona ujya kure, mwabaga muri hafi. Rero nabahamagaye kugira ngo muze hano mbashimire imbere y'abagize ubugwari bakaduhemukira bakatwica batuziza ubusa. Mbashimire imbere y'imiryango iri aha ngaha, mbashimire imbere y'abayobozi. Kandi njye namwe, umuryango wanjye n'uwanyu ni igihango nyine twubatse. Tuzakomeza tubane neza, dusangire ibyo dufite. Ndabashimiye, ubundi nzagera mu miryango yanyu, ibindi tuzabiganiriramo. Murakoze. Ndagira ngo hari undi mugabo wo ku Murehe nasabye Mahoro ko baza kuzana, nagira ngo nawe niba yaje atambuke. Uyu mugabo mubona aha ngaha yitwa Kagwiza Theodore. Kubazi ku Murehe, atuye kuri ka gasozi k'imbere yo kwa Minani. Ndi kwa Gitaviyani ku matariki ntibuka. Minani yarazi ko ndi kwa Gitaviyani. Abantu benshi b'inshuti zacu bari babizi ko mpari. Yantumyeho arambwira ati ubu ntabwo norohewe, hari mushiki wawe uraha. Nene wabwiye ko mu ntangiriro mukuru wanjye yagiye kumuzana kugira ngo aze kureba ibyo yatabara. Minani yaraje koko yarabikoze kuko nahasanze mushiki wanjye. Minani rero ntumaho arambwira ati ubu sinorohewe, ati hari mushiki wawe uraha, hari na nyogosenge uraha, uyu munsi bari bubice. Bigeze nijoro, Gitaviyani niwe wabimbwiye. Bigeze nijoro nko mu masaa 1:30 narambutse, nambuka umuhanda, ntabwo ari kure, basa naho begeranye, njya kwa Minani. Ngeze kwa Minani ninjira mu nzu, abana bari bahari ba Mahoro, Arikade na Berikimasi. Minani musanga mu nzu, arambwira uko bimeze. Arambwira ati mushiki wawe araha na nyogosenge wawe, dore interahamwe ziraha mu muhanda, ziri hafi yo kwinjira hano mu rugo kugira ngo babice. None nabuze uko mbigenza. Ndetse hari n'inka zanyu, hari mu nka zacu hari yari yazanye, nazo bavuze ko bazirya. None nabuze uko mbigenza. Ndamubwira nti ugerageze ubahizi inka bazirya, ariko urebe ko wabacungura. Arangije arambwira ati
rero bari hafi yo kwinjira hano, ihute batagutsinda aha ngaha, hari igihe wazarokoka. nasohokeye mu irembo ritareba kuri kaburimbo, rireba inyuma. Ngeze hanze hari abantu benshi harya ku tubari, nshaka namenera mbona ndahabuze. Nigira inama ko nanyura muri kaburimbo, nakwambuka kaburimbo, hari umwijima mwinshi. Nambuka kaburimbo ndaba ntambutse, ndamanuka, ariko uko nagendaga bene Minani bari hafi, bari babyibuze ko narenga. Ko narakebutse gato, hariho nabonye warungurikiye. Ngeze muri kaburimbo ntabwo ariko byagenze. Nagiye numva umuntu amfashe hano ku ijosi, mbindukiye ndamubona, ndanamumenya. Akora ku ruhande ku itako, hari urwubati rurimo inkota, ayikuramo. Ku bazizi yari ya nkota ifite amugi abiri. Twararebanaga, nambaye ikijaketi kibyibushye hano hejuru, gisa n'igitwi gifunze ku ijosi. Akajya ayimanuza ikoti nari nambaye, ariko ashaka kuyitera hano. Yabikora nanjye nkamanura ijosi nkinjiza muri rya koti. Byatwaye nk'iminota 5. Nagiye kumva numva ijwi ry'umuntu umuntu nturutse inyuma, numva aravuze ngo sha, ntabwo uri mwene Pima. Ndamubwira nti ndiwe. Yari uyu mugabo Kagwiza. Ntabwo yigeze abwira wa muntu ngo nandekure, nta nubwo, ahubwo yaramfashe aramunshikuza, aransunika cyane. Ntabwo nari nkiri gutekereza neza. Aransunika cyane, aranjugunya nk'imbere, arambwira ngo iruka. Ntabwo nirutse. Arongera arankurikira, arongera aransunika, arambwira ngo irukanye. Ndihangana, ndihuta, subira kwa Gitaviyani. Uyu mugabo Kagwiza ntabwo nigeze mumenya. Nabanye nabyo, ariko nkajya mbitekereza. Natangiye gushakisha amakuru, numvise ko ngomba kuzagira ikintu mvuga ngashimira abantu bamfashije. Nifashishije abavandimwe bo kwa Minani. Mbere yuko Arikade apfa, Arikade muramuzi, mbere yuko Arikade apfa yari yarabibwiye Mahoro. Arikade yabonye bamfashe, yiruka ajya kubwira uyu mugabo, aramubwira ati Kagwiza, ngwino tutabare. Tubigenze gute? Amakuru bambwiye, Arikade yarashatse gusubira inyuma ngo abivuge mu rugo aho nturutse. Kagwiza ngo aramubwira ngo wisubirayo, kuko baraba basohotse, bari hara mu tubari baramwica. Kagwiza rero yaraje nyine aramunshikuza, ndiruka ndagenda, nuko nakize. Kagwiza rero namubonye muri iyi minsi, namusubirishijemo, abanza kumbwira, nimbwira uko byagenze. Arabimbwira byose. Yambwiye ko ari Arikade wari umuhamagaye. Kagwiza nuko yangijije. Kagwiza rero ndagushimiye, gushimiye mbikuye ku mutima. Uriya munsi wari ukomeye, ariya byari byarangiye. Uwo muntu wari wamfashe ndamuzi, turaziranye, yishe n'abandi benshi, ari mu bantu bireze bakemera icyaha, ubu yaratashye. Ariko ubwo yireze akemera icyaha bisabira n'imbabazi, nabyo nibyo gushima. Kagwiza ndagushimiye mbikuye ku mutima. Imana izaguha umugisha, ibindi turi kumwe. Ndasa naho ngeze ku musozo.
nabwiye ko nyuma nyine maze gusura kwa Gitaviana aribwo nagiye muri Congo, ariko ndi muri uriya muryango wabariya bavuye hano mbere hariya kwa Bakimana, hari abandi bavandimwe nahabanye nabo, ndagira ngo mbivire inyuma rimwe mbivugire rimwe. Hari abana bo kwa Karisiti bagera kuri 6, guhera kuri Benida kugera kuri Kageruka, nabo bari muri uwo muryango. Icyo nashaka kuvuga, mbwira abantu ba hano iwacu mu Gasambu, mbwira abantu bari mu miryango y'Abahutu twari duturanye, bari begeranye n'uyu muryango wacu. Mumaze kumenya cyangwa se bamaze kumenya ko abo bana bari aho ngaho, hano habaye inama, bamenya ko abo bana bari iriya, bategura n'uburyo bazajya kubica. Babwiye umugabo bita Gashamura, amubwira ko agomba kuzinduka akajya gushaka amakuru no kumenya gushaka uburyo abo bantu bagomba kwicwa. Bari bamubwiye ko saa 11 agomba kuhagera za mu gitondo. Hari umugabo w'umusangwabutaka, umusaza bita Misigaro, waturanye na ba data, wabaye iwacu, yari inshuti y'umuryango wacu. Misigaro yarabyumvaga. Misigaro yavuye hano, Gashamura agomba kuhagera saa 11, Misigaro yahageze saa 10. Aragenda babwira uko gahunda iteye. Gashamura we yahageze saa 11. Ahageze yabwiye abo bandiki mugenzi, baramubwiye ngo nagende, barabohereza nabo bafite interahamwe. Nibwo bateguye ko bagomba guhungisha abo bana kugeza bageze muri Congo. Ako ni akantu kabaye hano, ni abantu twari duturanye, ni abantu tuziranye. Nagiraga rero ngo mbwire abantu twaturanye, abantu bari baturanye n'imiryango yacu, bari mu muryango w'Abahutu, ko bagiye mu buterahamwe bakica, ko baduhemukiye. Baraduhemukiye ariko turihanganye. Nasoza rero nsaba abana, urubyiruko, ko imbaraga zashenye iki gihugu aribo bafite uruhare runini rwo kucyubaka, ko bakwivana mu ngengabitekerezo bakatandukana nayo, ko bakwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda kurusha kureba umuntu mu isura. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nshoreje aha ngaha, dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.